Umwami w'amahoro wahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Ese uwo umwami w'amahoro wahanuwe n'umuhanuzi Yesaya ninde? Muri Yesaya igice cyaho cya 9 umurongo waho wa 5 kugera kwa 6 dusoma ngo: nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Gutegeka kwe n'amahoro bizagurira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitazagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Ese uyu mwami w'amahoro wagombaga kuvuka ninde? Ni ikihe kimenyetso Uwiteka yatanze cyagombaga kugaragaza cyangwa se cyagombaga kugaragaza umwami wagombaga kuvuka? Ndavuga umwami w'amahoro. Muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14 dusoma ngo: nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Emanuweli. Mu isozwa ry'ubuhanuzi, umwari wabyaye umwana ari we kimenyetso n'umuragwa w'isezerano ry'ubwami, nta wundi ni Mariya, umwari w'isugi w'umuyuda wo mu muryango wa Dawidi. Ni iki kibitwemeza? Reka turebe ibimenyetso bigaragaza ko uyu mwari wabyaye umwana w'umuhungu kandi akaba atarigeze aryamana n'umugabo, akamubyara mu buryo bw'igitangaza, uwo ari we. Muri Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 26 kugera 33 dusoma ngo: mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari, aramubwira ati: ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Kuko icyo ari cyo. 30 marayika aramubwira ati: witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. 32 azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. 33 azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Ese Mariya niwe ubuhanuzi bwasohoreyeho, umwami w'amahoro wagombaga kuvuka. Matayo ubwe yahumekewe n'umwuka w'Imana, nawe avuga ibijyanye n'ivuka ry'umwami. Ndavuga umwami w'amahoro. Yabivuze muri Matayo igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 20 kugera 23 dusoma ngo: akibitekereza yatekerezaga iki? Uyu ninde? Ni Yosefu wari warasabye Mariya. Yaragiye kumubenga rwihishwa, atewe nuko abonye afite inda. Hakomeza hagira ati: akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwari azasama inda, azabyara umuhungu, uzamwite Emanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana
iri kumwe natwe. Niyo mpamvu tugiye gusuzumana ubwitonzi ibibazo bikurikira. Ese ubuhanuzi bwahamije ko Emmanuel yagombaga kuvukira he? Dore igisubizo. Mika igice cya 5 umurongo wa 1 kugera 3 dusoma ngo, ariko wowe Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli. Azakomera aragire umukumbi we, afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera, kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera z'isi. Iyi nyandiko yo muri Mika igice cya 5 umurongo wa 1 kugera 3 ihurira hehe cyangwa se ihuza ite? Twayihuza dute niboneka mu ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 2 umurongo wa 5 n'uwa 6? Matayo igice cya 2 umurongo wa 5 n'uwa 6 dusoma ngo, bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya niho byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, nukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Umwami wavutse dukurikije ubuhanuzi nta wundi ni Yesu. Niki kiduhamiriza ko ari Yesu? Icyambere, Yesu yavukiye Betelehemu. Cya kabiri, Yesu niwe wabyawe n'umwari w'isugi. Cya gatatu, niwe waje kwihamiriza amagambo tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 18 umurongo wa 33. Ubwo Pilato yamubazaga ati, harya ngo uri umwami? Reka twumve icyo Yesu yaje kumusubiza n'iki kiganiro bagiranye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 18 umurongo wa 33 dusoma ngo, Pilato yongera kwinjira mu rukiko, ahamagara Yesu aramubaza ati, wowe uri umwami w'Abayuda? Yesu nawe aramubaza ati, mbese ibyo ubibajije ku bwawe cyangwa se n'abandi bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati, uragira ngo ndi Umuyuda? Ab'ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye ari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwe Abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Pilato aramubaza ati, noneho uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye, kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijambo ryanjye. Byumvikana rero ko umwami w'abami Yesu Kristo niwe wahanuwe mu buhanuzi buboneka muri Yesaya igice cyaho cy'9 umurongo waho wa 5 ndetse n'uwa 6. Uyu mwami yagombaga kwitwa amazina n'abantu, cyangwa se yagombaga guhabwa ubutware, yagombaga kwitirirwa Imana rurema. Wibuke Yesu bwe yivugiye ko data mbamo nanjye nkamubamo. Impamvu nuko Yesu yakoraga ibishoboka byose akumvira uwamutumye. Gusa ikibazo nasigara nibaza, Yesu ko yagombaga kuba yitwa Imana akaba data wa twese, bimugira data wa twese uhoraho? Icyo ni ikibazo ngusigiye, uzampa igisubizo.